data yambwiye ngo mbaze abahanuzi, niki gituma iminwa yanyu iregetse? Data arambwira ngo nongere mbaze abahanuzi ngo mbese ko iminwa yanyu iregetse, uwashaka kubatuma umukuru w'igihugu yatuma nde? Mwimuye Imana, mwimika ibigirwamana. Imana irangije irambwira ngo nzabaze abahanuzi bicara kuri YouTube, ndumbwirire ubwoko bwanjye busenge, kuko ibiri imbere hano birakomeye. Ndasubiramo, Yera yarambwiye ngo genda umbwirire ubwoko bwanjye busenge. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bave mu byaha, nimuve mu byaha mugarukire Imana. Imana irangije imereza message ngiye gutambutsa. Sengera abavandimwe bawe ku mwuka w'Imana ari bukuyobore, ari gukora. Ukwezi kwa 4, ukwezi kwa 5, ukwezi kwa 6 ye kubimanuka imanuka. Rero Imana yambwiye ngo nagiye kubona njya mwiyerekwa nanone. Ngiye muri iryo yerekwa, Imana inyereka abantu 3 batashye. Nakomeza ndabitegereza, mbona abo mama bafashe impapuro, arangije baragenda, bashakaga visa. Aba mama 2, wa mbere yagiye gushaka visa, katwubaha Imana dusenge. Nambutse message. Data Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Kristo. Ndakwinginze mwami w'abami, nicaye hano kuri kamera, nabari ngiye uvuga, ahubwo wowe wivugire nk'Imana kandi ukore nk'Imana. Uwiteka icyo tubanje guheza ni imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Dukubise hasi imbaraga zahaguruka kurogoya iri jambo ryawe mu izina rya Yesu. Uwiteka nyiringabo Imana, ndakwinginze kugira ngo Uwiteka ubwoko bwawe bubasha kumva iri jambo. Yesu ugira bugarura, kandi Kristo ugire mwami abugarurira hafi, abatanyi bagarure, kugira ngo mwami wongere ubahembure. Uwiteka nyiringabo Imana, umuririmbyi yuzuye umwuka wera. Haleluya, haleluya. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo nuburiye amaso yacu ku musozi, mbese gutabagwa kwacu kwaturuka hehe? Nahandi gutabagwa kwacu kwaturuka ni kuri Yesu gusa. Nahandi gutabazi bwacu bwaturuka ni ku mwami Yesu. Ndakwinginze mwami w'abantu, ngaho Kristo ngwino wivugire kandi ukore nk'Imana. Ubwoko bwawe byo bantumyeho, Uwiteka Kristo mwami, ngiye kubasohoreza message wamaye cyangwa se ubutumwa wamaye. Ndakwinginze kugira ngo mwami ubabere maso, kandi abarwayi bakize. Uwiteka nyiringabo Imana, abababaye ni weho wabahoza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndasenze cyane Kristo kuko ubyumvisha kandi kugiye kubikora. Mu izina rya Yesu Kristo mbisabye kandi nyizeye nguhora ku ngoma. Amina, amina. Bamwe twatangiranye umusaraba, bamwe bagiye babivamo, abandi nabo bararegetse, ariko Yesu umwomeze. Bamwe twatangiranye umusaraba,
bamwe bagiye babivamo, abandi nabo bararegetse, ariko Yesu unkomeze. Yesu mwiza ntusige, Yesu mwiza ntusige, kuko unsize njyewe nabura, ariko Yesu njyewe unkomeze. Yesu mwiza ntusige, Yesu mwiza ntusige, kuko unsize njyewe nabura, ariko Yesu njyewe unkomeze. Yego, yego, yego Yesu Kristo uri Uwiteka, urakoze Yesu. Rero nabaza muri mesaje cyangwa se ikimana yampaye ngo mbahereze kivuye ku mutima w'Imana, kugira ngo nyibazanire gihembure bamwe abatanye nabo, Uwiteka bagarure. Yego murakoze. Rero ndagira ngo mbwire abahanuzi, nimuze muze twicare tuganire, ngire ibyo mbaganiriza Yesu yashyize ku mutima mbabwire. Icyambere data yanumye, yambwiye ngo mbaze abahanuzi ngo niki gitumye iminwa yanyu iregetse. Ndasubiramo, data yambwiye ngo mbaze abahanuzi niki gituma iminwa yanyu iregetse. Data arambwira ngo nongere mbaze abahanuzi ngo mbese ko iminwa yanyu iregetse, uwashaka kubatuma ku mukuru w'igihugu yatuma nde? Uwiteka tugirire neza. Ndasubiramo, data yambwiye ngo mbaze abahanuzi muhanura, ariko si bose. Hariho na pirate, abakozi b'Imana bakoreye Imana nyuma bakabivamo, ariko bakaba bakicaye bazi yuko bakibirimo. Yemwe bahanuzi ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndashaka kugira ngo mbabaze iki kintu Yesu yambwiye kubabwira. Ese iyo wikontoreye mu mutima wawe usanga ko umunwa wawe utaregetse? Ese iyo wikontoreye muri weho usanga amagambo atarakwishe? Mbese iyo wikontoreye muri weho usanga message Imana iguhaye utayifata ngo ntuyifate ngo uyibike, ahubwo ukayasasa? Nagiye mwiyerekwa, Imana inyereka abahanuzi. Kimara kunyereka abahanuzi, irambwira ngo bitegereze. Ndabitegereza, maze kubitegereza iyeri irambwira ati komeza ubahangeho amaso. Ndabareba, ndabitegereza, njya kubona mbona muri abo bahanuzi harimo abashumba. Noneho mbona abashumba bamwe bataye umuhamagaro, bavuye mu byizerwa. none Imana irangiza irambwira ngo komeza ubitegereze
mbitegereje ndabareba, ndakomeza ndabareba. Imana irambwira ngo nzabaze abahanuzi ngo ni iki gituma iminwa yanyu iregetse, ni iki gituma iminwa yanyu iregetse, ngo mbese umuntu Imana ibatumye ku mukuru w'igihugu ese yatuma ndi? Noneho rero Imana irangiza irambwira ngo ntago bari abashumba, ntago bari abaririmbyi, ntago bakiri mu murimo. Nimugaruke mu murimo w'Imana kuko Imana muvuga nayihari. Mwimuye Imana, mwimika ibigirwamana. Imana irangiza irambwira ngo nzabaze abahanuzi bicara kuri YouTube, mbabaza amagambo. Umuntu w'umunyamasengesho nazajya aza kuri kamera, mujye mubanza mucunge, mushishoze, ese uyu muntu ari mu mwuka wera w'Imana? Kuko abicara kuri kamera bose si uko bakiri mu mwuka w'Imana. Harimo abantu bari bafite umwuka wera w'Imana, barangije umurengura bafata baratana, ariko baracyahanura mu izina ry'Uwiteka. Ikindi Imana yanyeretse, yarambwiye ngo genda umbwirire ubwoko bwanjye busenge kuko ibiri imbere hano birakomeye. Ndasubiramo, Iyera yarambwiye ngo genda umbwirire ubwoko bwanjye busenge kuko ibiri imbere hano birakomeye. Katwinjire mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yobu. Ibice 28 umurongo wa 28 handitswe ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndasubiramo, handitswe ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kugira iki? Niko kujijuka. Imana itugirire neza. Noneho Imana ikimara kumpereza iryo jambo, Imana yarambwiye ngo mbwire abantu bave mu byaha. Nimuve mu byaha mugarukire Imana. Imana irangize imereza message ngiye gutambutsa. Iyi message ukiyumva, sengera abana bawe bari ku mashuri, sengera abavandimwe bawe, ku mwuka w'Imana ari bukuyobore, ari gukora. Ukwezi kwa 4, ukwezi kwa 5, ukwezi kwa 6, ariko cyane cyane ku kwezi kwa 4 hagiye kuba impfu. Nimba bwira ngo hagiye kuba impfu, hagari iterabwoba, nuko Imana yabinyeretse. Imodoka zikora impanuka mu muhanda zigiye kuba. Uko nguko niko umwuka w'Imana yambwiye ngo nze mbabwire
Imana irangije irambwira ngo kuko mwayigomeye mukica amategeko y'Imana, ni nacyo kintu kigiye gutuma ibasukaho umujinya wayo. Waba uri ukomeye, waba woroheje, ca bugufi, kuko icyubahiro ntabwo ari icy'abana b'abantu, ahubwo icyubahiro ni icy'Imana. Ca bugufi, niwite yuko ufite imodoka, niwite yuko ufite moto, niwite yuko ufite etaje, izo etaje zose zagupfana ubusa, kubera ko ni ukuri impanuka igiye kuba irakomeye. Uku kwezi kwa 4, kwezi kwa 5, kwezi kwa 6 hagiye kuba impanuka. Rero Imana yambwiye ngo nagiye kubona njya mwiyerekwa nanone, ngiye muri iryo yerekwa Imana inyereka abantu 3 batashye. Nuvuge ngo ni abapagani gusa bazataha, hoya n'abasenze nanjye ubibabwira isaha yanjye niba yageze, nanjye ubibabwira nzagenda, ariko nimba Imana itari yashiraho isaha yanjye ntabwo nzagenda. Rero mwitegure yuko hariho abageni batashye. Abageni bo baratashye, ibyo yerekwa ndivamo. Imana nanone yongera kunyereka iyerekwa ry'abadamu 2, hariho n'umupapa umwe. Imana irambwira ngo bitegereze ubarebe, ndabitegereza, bari bafite impapuro z'umweru. Imana irambwira ngo komeza ubitegereze, ndakomeza ndabitegereza, manga abamama maso n'uwo mupapa umwe. Imana irambwira ngo komeza ubarebe, ndakubwira icyo gukora. Ndakomeza ndabareba, ndakomeza ndabitegereza, mbona abo mama bafashe impapuro, barangije baragenda, bashakaga visa. Abamama 2, wa mbere yagiye gushaka visa, bwa mbere birapfa, bwa kabiri agiyeyo birapfa, bwa gatatu agiyeyo birapfa, n'uwa kabiri nawe niko byamugendekeye. Uwo mupapa nawe niko byamugendekeye. Imana irangiza irambwira ngo genda ubambwirire ngo n'Uwiteka uvuganye namwe ngo Imana ibahaye visa, nimwakire visa mu izina rya Yesu. Irangije Imana irondera inyereka abantu bari gukorera perime provisoire. Imana irangije irambwira, nabonaga harimo ingeri zose, harimo abasore, harimo abamama bakuze n'abapapa bakuze. Imana irangije irambwira ngo nabo komeza ubitegereze ubarebe, ndabitegereza ndabareba. Imana irangije irambwira ati komeza ubitegereze, ndakomeza ndabitegereza. Imana irangije irambwira ngo bariya babuze provisoire, abandi babuze perime. Imana irangije irambwira ngo mwebwe mwabuze perime, Imana yera, nicaye kuri kamera mbibabwira. Ndashimira Abaheburayo n'Amakuru y'Ijuru TV kubangiriye icyizere nkaza kuri channel yabo, ariko ni Imana yabikoze, nta ruhari nanjye nari bubigiremo, ariko Yesu ari mu kazi. Rero ndashimira umukuru wacu w'igihugu, ndamushimira cyane kuko yaciye urugomo. Yumve ko mushimiye. Kera hariho urugomo, abashumba bagiraga urugomo rudasanzwe, ariko umukuru wacu w'igihugu aca urugomo.
ndamushimiye rero, nshimira n'abadukurikiranye. Imana ikomeze ibarinde, abari kwa muganga Imana ibakize, abarwayi badashoboye kuba bagera kwa muganga Imana niyo yakiza, ibakize mu izina rya Yesu. Soza mbabwira ngo bavandimwe bene data mukunda igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni musenge, mwongere musenge. Imana yanyeretse iyerekwa, irambwira ngo reba, inyereka igihugu cy'u Burundi kiza imbere yanjye, irambwira ngo komeza ukirebe ukitegereze. Ndakomeza ndacyitegereza, Imana inyereka abantu bakirimo, irangiza irambwira ngo mbwira abanyarwanda n'abanyamasengesho ngo nimusenge. I Burundi haturutseho umwuka uturutse ikuzimu wo kuza kurwanya igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndasubiramo, Imana yambwiye ngo mbwira abanyamasengesho n'abadukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye, musenge mujye ku mavi. Imana yanyeretse ko mu gihugu cy'i Burundi haturutseho umwuka uturutse ikuzimu uza kurwanya igihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze rero, karagaciyemo, mureke dusenge. Data Mana nziza, ndagushimiye ndaguhimbaje, mushimiye kugira neza kwawe, mushimiye imvugo yawe Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, wahabaye nta gikuba cyacitse, izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro Yesu. Ngaho mwami wanjye Uwiteka, ndakwinginze ngo n'abazagikurikirana bakacyumva bazakizwe, bakira agakiza, ibyo bari bishingikirije babivemo. Kandi Kristo ndakwinginze ngo ukomeze urwanirire abarwayi. Ni ukuri Kristo ndakwinginze kugira ngo abarwayi barwaye ubakize. Uwiteka murengezi w'ubugingo, ni ukuri muri iyi si harimo ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ni weho murengezi wa byose. Ni ukuri ndakwinginze kugira ngo mwami mukurikire, ndakwinginze kugira ngo Yesu iri jambo umpaye uriherekereje ibimenyetso n'ibitangaza. Gusa Kristo ntibibe uko mbishaka, ahubwo bibe uko ushaka. Gupfukamirwa no gutambirwa n'ibyawe, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye kandi nizeye nyaguhora ku ngoma. Amina, amina. Murakoze. Utarasoza Yego. cyangwa se utaraducika, Yego. hari nk'uwifuza gusengana nawe cyangwa kugira icyo akubaza, yakubona gute? Yego. Nimero yanjye 07 2 62 38 729. Ngero isubiremo: 07 2 62 38 729.